Turabaramukije inshuti bakunze ba Patches TV, tugeze muri wa mwanya dusubiza kimwe mu bibazo bamwe mwatubajije. Ikibazo cy'uyu munsi ndetse ni batatu batubaza. Twatoranyije icy'umuprotestanti uvuga ko ari Maputo muri Mozambique. Ati padi, iriya myotsi mucumbetsa mu misa si y'amadayimoni? Ese ubwo ni nk'igicaniro cy'abanyarwanda nibura? Iki kibazo gihuye n'icyawe Sengimana Gilbert umaze amezi agera ku 9 usaba ko wasubizwa. Ikibazo cyawe rero icyotezo n'ububani bisobanuye iki? Wagiye ubyibutsa kenshi. Iki kibazo kandi nkuko nabivugaga ku bwa gatatu kubugira gatatu kikaba tukagisubiriza rimwe n'icyumwe mu bayobozi b'abahereza ba paruwasi nshya ya Kimihurura ugira ati kuki mu ntangiriro ya misa tudatera padiri ububani? Ndabashimiye mwese rero bavandimwe ko muri batatu, cyane cyane ko ikibazo cyanyu mwagihuje n'umuco kimwe na liturujia. Mbere na mbere nabanza kwibutsa koko umwotsi w'ububani arabawuhuza n'iby'amadayimoni cyangwa se amashitani, ariko ntabwo umuntu ashobora guhagama aho ngaho, cyane cyane koko ububani mu bisobanuro harimo no kwirukana imyuka mibi. Ariko kuko tudashobora guhagama aho ngaho, reka nibutse ko mbere na mbere icyotezo ariko cyane cyane ububani bifite amateka maremare ya mu bucuruzi bw'ibihugu cyangwa cyane cyane mu gihugu cya Misiri yewe n'Ubushinwa, yaba mu buganga cyangwa ibitaramo by'imyidagaduro, ariko by'umwihariko muri kiliziya na liturujia yayo. Nyivuga ibyo ngibyo rero nakwibutsa ko muri ba banyabwenge bazaniye amaturo akana Yezu kakivuka hari harimo ibintu by'agaciro bitatu. Muri byo hari harimo ububani, bwaracuruzwaga cyane rero kandi bukaba kimwe mu by'ingenzi cyangwa by'agaciro abantu bashobora gutura umwami, bashobora gutura abakomeye. Birumvikana ko byabaga bihenze ku masoko. Ndetse wibuke ko muri Bibiliya ubwo bubani bugaruka inshuro zirenga 170, nuvuga ngo ni kenshi, kandi bukatwibutsa rya tegeko ryagezeho rigahabwa abayahudi mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 30 umurongo wa mbere, aho bagira bati uzubake urutambiro rwo gutwikiraho imibavu, uzarukore mu giti cy'umunyinya. Byari itegeko ku bayahudi. Yewe mu mico y'ibihugu bitandukanye cyane cyane bishyuha cyane, bakunze gutwika cyane ubwo bubani inshuro nyinshi. Naho kuko washatse kubihuza n'umuco nyarwanda, byo nakwibutsa gusa ko byari ngombwa kugumana igicaniro bavugaga, kuko kubura igicaniro ari byago bikomeye cyane ko ubuze igicaniro abamaze inka ziba zicitse, ziba zashize. Urumva ko ari ibyago. Ni ngombwa kugumana igicaniro. Ho ndagarukira aho ngaho. Ntatinze rero muri iyo ngibyo, ububani bugaragaza ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere na mbere ububani bugaragaza gusukura cyangwa se gutagatifuza, birumvikana n'umugisha. Ikigenewe rero ibyo ngibyo gusukura no gutagatifuza, ikigenewe cyangwa se ugenewe imirimo ikomeye. Bukagaragaza ku bwa kabiri isengesho rizamuka rigana Imana. Ububani kandi bugaragaza ugira ku bwa gatatu kuramya cyangwa se icyubahiro gihawe uwo cyangwa ibyo aho giterwa. Ngibyo ibiha ibisobanuro by'agaciro gahabwa ububani nkuko natangiye mbivuga mu mico yose mu bihugu byose. Muri liturujia rero twibuka ahanini Zaburi 140 igira iti umutwe wa kabiri, aho bagira bati isengesho ryanjye niribe nk'ububani bucumbekera imbere yawe
n'amaboko ndambuye abe nk'ituro rya nimugoroba. Birumvikana ko ububani bugaragara nk'isengesho rizamuka rigana Imana kandi rikanadutagatifuza. Ingingo ya gatatu rero nuko ubundi ukuze guterwa inshuro 3 nk'ikimenyetso cy'uko icyubahiro cya mbere gikwiye Imana kandi yatwigaragarije mu butatu butagatifu ari Imana Data, ari Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Buterwa gatatu rero nk'ikimenyetso cy'uko icyubahiro cya mbere gikwiriye Imana. Nkuko rero twabivuze ubushize dusubiza wa mukambwe w'umwubatsi wo muri katedrali ya Butare, koko kuba aritari cyangwa se urutambiro ariho h'ingenzi muri kiliziya bituma, ndavuga kiliziya y'inyubako, bituma mu ntangiriro ya misa ariyo yonyine, aritari niyo yonyine batangira bosa hamwe n'umusaraba cyangwa se itara rya Pasika cyangwa se ikindi kimenyetso cyahawe umwihariko muri iyo misa. Ibyo bigaragaza icyubahiro imbaga yose. Ubwo ndasubiza na wamuhereza, imbaga yose ibihaye icyubahiro hamwe n'umusaseredoti uyoboye iyo mbaga baba bahaye icyubahiro Nyagasani Yezu Kristo, we mutambyi nyakuri kandi rukumbi ubahuje akabaremamo ikoraniro. Mubyumve neza rero mwese, ntabwo ndavusubiza umwe gusa, mubyumve neza ko mu misa ari uguhura n'urukundo rw'Imana. Maze ubahagarariye akaramutsa aritari ayisoma nk'ikimenyetso nyine cy'urukundo kwa rukundo rw'Imana turi guhura narwo, kandi akabikora mbere yo kuramutsa ikoraniro. Abanza kuramutsa Nyagasani Yezu Kristo asoma aritari, niyo ariko nkavuga, noneho akabona kuramutsa n'ikoraniro kuko Nyagasani ariremye nyine nk'ikoraniro. Nibo rero nkuko tubivuga muri gatigisimu, rya koraniro rihebuje ry'abayoboke ba Kristo bakikije umusaseridoti bateze amatwi ijambo ry'Imana kandi batura igitambo cy'Ukaristiya. Ndabashimiye mwese naho utaha.